dufite community umuntu ashobora guhagarara agacuruza ubwambure bw'undi ngo ari bwo yungukamo. Cyo ni ikibazo gikomeye cyane. Iyo community yabirimo kuja he? Nta hantu yabirimo kuja. Nukuri reka mbabwire. Ikosa ni ikosa kandi warikoza abayamaze kurikora. Ariko abanabizi ko yarikoze kandi rwose nawe hari gihe biba byanamucitse. Ariko kuvuga ngo wewe bikugezeho kandi wowe uracari muri senses zawe umeze neza, none we ubaye umuntu ubaye mu agent wo gusharinga ikintu kibi kwisi. Hello, muraho neza, mumeze mute? Turabasuhuje cyane, tubahaye ikaze kuri Fast Service Podcast. Ni karibu mwiyumvemo ikaze na karibu niko njya numva. Abantu bavuga. Turishimye cyane gukora ino session y'uyu munsi mu kiganiro cyiza tugiye kugirana. Turizera ko wowe ubasha gutanga umwanya ukumva uri bubashe kubakika mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. So nimba utarakora subscribe ukabyara we fata umwanya ikore, kandi urebe n'ibiganiro, nurangiza kino kiganiro urebe n'ibindi byagucitse kuko ni byinshi kandi byiza cyane. Wakuramo ibintu zo kugirira umumaro pe babwire mwana ngo babwire. Okay, abahaye ikaze, nanjye mbahaye ikaze rwose. Turabakunda, ni kanisa ryacu rya mbere cyangwa se amateraniro ya mbere. Tubahaye ikaze mwe mudukurikira umunsi ku wundi. Wewe wakoze subscribe, waduhaye inkunga ikomeye, nawe utarayikora yikore kabisa kugira ngo ibiganiro bizaza bireka kugucika, kuko vuba hangaha tubafitiye ibiganiro byinshi byiza kandi bivuga ku bintu bitandukanye. Hari abavuze ngo umuryango niwo twatinzeho, ariko n'ibindi tugiye kuzabivugaho. Naho ntiworoshye. Gusa nine naho yaba naho twari tubashije, naho ntitubushoboye. Tuzere tuguhaye ikaze, turizera kumeze neza aho waba uri hose, waba utwaye imodoka, waba uri hehe, waba uri mu rugo iwawe wiherereye, uri mu mwanya utuje se, waba wicaranye n'abana muri salo, rwose tuguhaye ikaze aho waba uri hose. Wisange mu kiganiro cy'uyu munsi wa none. Uyu munsi tugiye gukora ikiganiro ciza cyane, usibye ko twakivuzeho gusa, ariko uyu munsi tugiye kucibandaho. Tugiye kureba imikoreshereze. Iyo tuvuze ngo social media rimwe na rimwe tuba tugiye no gukabya, nidushaka tuvuge ngo turebe imikoreshereze y'iyi telefone yacu. Telefone yacu irimo imbuga zitandukanye zihurizwaho abantu batandukanye. Ufitemo nimero z'abantu 100, nje mfitemo iza 200, nawe ukagira izirimo 300. Ariko aho ngaho muri no telefone yacu, shenza ntekereza ko tutarayitunga abantu bari bafite amahoro, nubwo ifite nyine nayo ibyo yakemuye, ariko yateje n'ibindi bibazo. Ukuvuga ngo mu minsi yashize nako dutangira meza 3 yashize twakoze ibiganiro birimo ibijanye n'ingo, uburyo zigenda zitandukana cyangwa zigenda zigira ibyo zipfa bitandukanye. Ariko muri iyi minsi mu by'ukuri hagaragaye cyangwa se hagaragaye umuvuduko cyangwa se niba nabyita gute, umuvuduko udasanzwe w'ibintu bigenda bigaragara ku mikoreshereze y'izi telefone zacu dutunga, cyane izohererezanya amashusho. Ubwo ni nka WhatsApp, Instagram, TikTok, ahashobora guca ishusho, kuko muri contact ntiho hanyuze ishusho, no muri message biragoye. Ariko izo ngizo nizo twagiye tubona zigenda zigaragaramo ibintu bitandukanye. Mu by'ukuri rero uyu munsi ikiganiro tugiye gukora, nta na rimwe tuzababwira ibintu donc uko tubabwira uko tubibona. Mu by'ukuri yenda nawe hari umwanzuro wafashe cyangwa hari ibyo wabonye, hari ibyo wize umaze kubona uwo muvuduko w'amashusho n'ibindi byagiye bitambuka kuri za social media ahangaha. Ariko icyo twenda kuvuga cyane uyu munsi, reka twibande ku byo twagiye tubona byo koherezanya amashusho n'amafoto
ubireba ubona nyine ari ibintu bitandukanye cyane nuko tumenyereye umuco wacu, ko nta icyo donc ikintu kiri mu bwihisho kitagomba kuza ku mugaragaro. Kubera iki kuri ino nshuro abantu barimo kohererezanya ibintu bitakwiye kohererezanywa cyangwa se guhererekanywa? Ijambo rya mbere reka tubiganire mu buryo butatu, ariko reka duhere ku cyambere. Uyu muntu wicaye agakora rino shusho cyangwa agakora ino video, niwe tugiye guheraho. Niturangiza tuze ku muntu wa kabiri nawe utari mwiza muri kino kiganiro tugiye gukora, kuko aba bantu bose si beza pe. Ari uwayikoze si umuntu mwiza kubera ko yakoze amakosa. Noneho n'uwa kabiri n'uyu muntu nawe bishobora kuba byagezeho mbere cyangwa se wabibonye ariko akumva ko atagomba guhita bisiba, ahubwo agomba guhita abyoherereza mugenzi wiwe. Mu by'ukuri duhereye kuri uno muntu wa mbere, yenda turaza no kugera no ku wundi wa gatatu, wenda ntashatse nawe arahari. Okay. Ariko reka tuhere kuri uno muntu wa mbere. Mu by'ukuri ntawo definisa ngo se ntawobaza umuntu ngo kubera iki wakoze ikosa. Biba byashitse nyine uwo muntu agakora ikosa, ariko bigira ikibitiza imbaraga. Ni iki gishobora gutuma umuntu atekereza ko yenda yakwiherera noneho agafata video cyangwa agafata ifoto runaka itari ifoto yo ko nyine itameze neza, akaba yumva ko yayitunga muri telefone? Kuko ntekereza ko uwayifashe ntaba ashaka kugira uwayiha. Biranashoboka ko aba yayifashe gusa, ariko niki kiba cyatumye ayifata? Kuko aha ni muri telefone hakontororwa n'imyuka yo mu kirere, niba ariko novyita nivuga imyuka mu kirere bimeze nk'amadayimoni, ariko si amadayimoni. Reka tuvuge ko internet ni umuyaga nyine, ikoze ikontororwa n'umuyaga. Internet nizi itwara ibintu, tuza tuyiha ibintu nayo ikavyohereza abagenzi bacu. Kubera iki kintu mu by'ukuri kiba utekereza ko ari ikintu coroshe gufata ishusho ritameze neza ukaryicarana muri telefone, ryaba ari iryawe cyangwa se n'ishusho rindi gusa iryo ryo ryose wakuye ahantu, ishusho ritameze neza ukaryicarana muri telefone? Kubera iki? Wowe uzumva gute? Yewe ibi bintu mu by'ukuri nyine hari ukuntu umuntu ajya gusubiza ikintu wenda ugasa nkaho warakaye, nimba ari ukurakara reka mvuge gutyo. In fact ikibazo gutunga amashusho muri telefone, nyine the idea behind y'iyo foto y'ubwayo biteye ubwoba. Ngiye mbitekereza nicyo kintera ubwoba, ukuntu nyine bishoboka ko hashobora kuboneka ifoto nk'iyo ngiyo. Mba numva ari byo biteye ubwoba, tutitaye ngo wayifotoye cyangwa se wayigufotoye. Impamvu yose yatumye wisanga muri uwo mwanya ushobora kubyara iyo foto ni ikibazo. Ariko mu by'ukuri njye ntekereza ko wenda nta kintu kiriho ubu ngubu kitahozeho. Abantu nimba ari uburara wenda bushobora kuba buhari ubu ngubu, na mbere bwahozeho. Abantu bari ibirara, ahubwo wenda bishobora kuba byarakorwaga differently. Cyangwa se ugasanga se wenda hari nk'ukuntu ushobora kwinjira nko mu kintu utaramenya amategeko n'amabwiriza y'ukuntu icyo kintu gikora, ukaba wenda wakoreramo amakosa menshi cyane. Hamwe ngeyo ndebye ibintu nka biriya, ntekereza ko abantu wenda nyine baba bakoze bimwe na amafoto twagiye. Impamvu turimo turabivuga biri openly nuko mwese mwayabonye, sitwe twayatanze. Hari amafoto kabisa menshi twagiye tubona mu minsi ishize nyine y'abantu bambaye ubusa, bikadutangaza. So icyo nari ngiye kuvuga, ntekereza ko bari abantu bakora biriya bintu. Hamwe nageze aho ndatekereza ko tubano abantu bashobora kuba atari n'ibirara nyine byanyabyo. So nashoboka ko umuntu atari ikirara, ikaba ari accident nyine. Tubano hanashobora kuba atari n'ibirara byanyabyo, kuko ibirara, I'm sorry to use that word, nyine abantu dushobora wenda kuba tuzi kari n'ubwo buzima babayemo, you know. Aha amafoto yabo tuzi kandi you know bamaze iminsi nyine bazi ukuntu bakora izo game zabo. Niyo mpamvu mvuga ati bino bintu wa mugani wasanga kwa kundi winjira no mu kintu bwa mbere
nyine utanabizi bikabackfiringa bigapfa ariko wenda ibyo tubireke icyo gitekerezo mu by'ukuri ni kibi giteye ubwoba ni nayo mpamvu igende no kumva nabuze icyo mbivuga kuko ntago hambaza ngo ari amafoto ntacyo mbyumvaho pe ntacyo mbyumvaho rwose wa mugani wawe nyine ubona bura amagambo yo nayabura ariko reka tugerageze kureba bino bintu ni ukuvuga ngo umuntu wese ugiye nta muntu muri we uko abantu baremye sinzi ariko uko njenza ntekereza uko abantu baremye nta muntu utazumva amajwi abiri muri we tugira amajwi abiri muri twebwe umuntu wese agira amajwi abiri iyo ugiye kwiba ino telefone ngiye kwiba ino telefone yawe twicaranye hano hari umutima umwe uzakubwira hari ijwi uzumva rikubwira ngo kwiba ino telefone ugiye gukora igitangaza twiba ino telefone tukora igitangaza twiba iyo telefone ndakubwira ati surana undi mutima ukamukubwira buke nawo bizabivuga cyo kimwe tiwobasha no gutandukanya ngo iri ni ijyande uzawumva gusa avuze ngo ngo iyo telefone nuyitwara surana n'umuntu uri kukureba ijambo rya mbere urayikenye wari uyikeneye ijambo rya kabiri nta muntu urimo kukureba nta muntu ukwitaye uyu muntu ntabwo ari n'umuntu wewe ibi bintu wewe bireke rwose ibintu ntuziteho wowe twara telefone yigenda rero ni ukuvuga ngo nta muntu n'umwe utazumva ayo majwi abiri rero kuvuga ngo twanarize ikosa biragoye ariko kandi kumvira uyu mutima ukubuza nivyo vyiza kuruta uyu mutima wawe kubwira ngo ico kintu gikore kandi wamaze kubona impamvu hari umutima ukubuza nuko ico kintu ari kibimuza ukuri sivyo noneho reba nk'ine case nyine twari turiho nta muntu numwe wagiye gukora ikintu nka kiriya yaba video cyangwa ifoto wagiye kubikora umutima utamubwiye ati kino kintu ntugikore ntabwo ari ikintu ciza kireke ariko akaba ni naho je ntekereza yuko hamwe nuko nimbivuga yenda hari abazavyumva gutandukanya nanje harimo imbaraga nazo z'umubi z'umwanzi kubera ko ikintu nk'iki ngiki ubwawo uzi ko ari kibi ariko ukumva umutima uguhatiye kugikora rimwe na rimwe wenda control yawo iba yamaze gushira hariho izindi mbaraga zakugiyeho mu buryo utamenye ntekereza yuko uwo mutima nama iyo nukuri mutima nama w'abantu uzukora neza kuko uzutubuza ibintu ariko twe tukavuga ngo tubikore so ico twashatse kuvuga rero amakosa rero agatandukanira ahantu akabikosa ushobora gukora rikama rigenda rigashira bikarangira iryo rikagenda hakabirindi kosa naryo umuntu akora ariko ukarikora utarebye ingaruka rizagira iyo abo uwo mwanya abantu twahugiraga wo kureba ingaruka iki kintu kizateza kuko niba ngiye gukora ikintu jewe ubwanje jewe reka mbanze ndebe ngo abantu bamfataho urugero kwanza ni bangahe abo mbereye urugero ni bangahe kandi uko njewe nemera neza ko umuntu wese agira uwabereye urugero ni ukuvuga ngo hari abantu barenga 15 muri imyaka yanjura nako nkiri mutoye ariko nza abahungu bagera kuri 50 cyangwa 100 bashobora guhita bigana ikintu nkoze cyangwa se bandeberaho nk'urugero rwiza none ikirushijeho mfite n'abana ikirushijeho mfite urusengero ndimo ikirushijeho mfite community nkomokamo ni ukuvuga ngo ibintu zose iyo utabirebye ukagira ngo iki kintu kirahita kigarukira ahangaha nge mbona ariho hantu ikosa rikomeza gusa naho nyine rimwe na rimwe iyo tuvuga gutyo ahari yenda abantu bagira ngo nukushaka kwereka abantu yuko nyine twega ivyo ari ibintu twarenze twabigaye ariko kandi ibi bintu tutavyanarije bizanakomeza cyangwa se tutabivuzeho ni ikintu cyakomeza kubera ko hari umurage twica hari abantu 20 bari bagutezeho urugero none uraba disappointed hari abana bawe hari barunaka none ugasanga ico kintu ntikibaye ciza mu byukuri ariko rero iyi side indi nayo navuze nayo ntituyirengagize nimba ari satani kwande nimba ari satani waje akahaguruka agahagurukira abantu abantu rero tumurwanye tureke kumuha amatwi twumvira umutima nama wa mwuka wera w'Imana kuko aganirira muri twebwe uranyubukije hari sorry nyine ni joke hari umukobwa nabonye w'umunyakenya ya postinze nibuka nimba ari kuri X cyangwa ari kuri Instagram aravuga ngo ntago ngo azashaka ngo umugabo ngo umurokore ngo kubera ko ngo ntago ngo bajya bafata
bataking in the responsibility ibintu bakoze ngo iyo ari byiza ngo bari ibyabo ngo ariko iyo ari bibi ngo ni satani ngo ni satani ngo bango wagize ngo nabwo gakomeza ngakakubabaza ngo kubera ko ngo ibyinshi nyine ngabitwerera satani ntagire na kimwe yemera so nyine biranse arabivuze ndabyibuka ko byaransekeje. Okay, uyu nguciye mu ijambo niba nguciye mu ijambo nyine uyu muntu wa mbere yatunaniye kuvuga donc biragaragara ko twananiwe kwanariza uyu muntu uba wakoze kino kintu iwereka tumureke tuje kuri uno muntu wa kabiri uza wakira cya kintu umuntu yakoze yamara akagereka brese mvuge ku muntu uwa mbere no wakoze ni nyiri mashusho uwa mbere ga yatunaniye kuko ntiwamenye cyamute ntiwamenya nimba ari shitani yamubayeho cyangwa nimba hari ukundi kuntu uzagenze urabivuga gute turabivuga mu zihe nzira yareka nkwereke ejo bundi turi mu rusengero umuvugabutumwa Apotre Bigabo yaratubwiye ngo satani nta assignment yo kurwana nawe twasigiwe ubwo buri wese wenda arabyumva bitewe n'ibyo ajya yizera aravuga ati uko dukomeza kwemerera nyine it's a matter of saying yes and no. Iyo uvuze ngo no ku kintu kibi cyari kigiye kuza tiba bivuze ko ufite imbaraga sibyo ahubwo you are giving a chance no kugira ngo caka indi ciza kibashe kuyobora urahakanye ariko uhakaniye mu mwijima you don't even have a plan warugiye kwibino telefone nk'urugero wagize umutima urakubwiye ngo yifate undi akubwiye ati oya wifate iyo telefone uravuga ngo umutima uvuga ngo yego yifate kubera ABCD undi akubwiye ngo no wiyifata kubera ibintu utari muri anasobanukirwa nuvuga ngo no sindi buyifate ntago bivuze ngo ufite plan y'ikiri bukurikireho nyine birahita ndahita nihangana mu mutima ndahita numva nta cyabaye iyo no uvuze ukinguriye andi mahirwe nyine y'ikintu ciza gishobora noneho gukorwa kinyujijwe muri wowe sinzi wenda nimba ndi gushobora kubivuga nko nshaka kubivuga ariko nuko nguko muri makeya so rero nge ntekereza ko of course dufite amahirwe kuvuga ko ari umwanzuro mbese uwo muntu afashe umwanzuro akaba ati ikintu singikora none se usibye wenda nibyo ngibyo uzi ibintu twe turazenda n'ibintu ngibyo binagoye byo kwambara ubusa no kutambara ubusa ntabwo umuntu agiye kwa muganga akakubwira ngo isukari yawe ni nyinshi from now on genda ugabanye juice ugabanye soda ugabanye amazi ukaba tempted ukabona duno ducupa duteretse hano ari tubiri ati mananye ko nikumburiye ka Sprite koko kompa numva ni inyota numva nifitiye akanyota wanywa Sprite ariko ukahita wibuka ko muganga yarakubwiye ngo the more ufata isukari the more ubuzima bwawe buja mu kaga bikakubabaza ariko ukavuga ngo reka nyine nyireke kamfe kunywa nyine amazi for the sake y'ubu buzima nyine aho ndimo ndabutwara so aho ngaho nta n'ubundi ndimo ndavuga mu bintu by'ubukristo cyangwa utari ubukristo just amahitamo yacu ya buri munsi so ngiye hari ikintu nibaza mu by'ukuri twese tugira amakosa pe ubu nta muntu nyine wera ntago bishoboka tugira amakosa tukora ibyaha byinshi ariko wenda itandukaniro ribaho nuko twebwe wenda akenshi ibyo umuntu akora wenda mushobora kuba bamwe bwe bo hanze mutabizi ibyinshi ariko ntibibuza kuba ari bibi nyine no nta nubwo binavuze ko umuntu twabonye ifoto yambaye ubusa ari we mubi kurusha ntago twavuze ko ari we musambanyi kurusha abo tutarabona amafoto yabo like barahari benshi ariko aho biza bitandukanira n'uwo mwanzuro wafashe wo gushaka kubishira hanze so iyo yes and no kuvuga ngo ikinda gifotora ikisinga ifotora bibanza wibaze uyu yavuze ngo afite anabereye urugero nushaka kube ntabwo ufite oya nta muntu utabafite urabafite cyo ngicyo cyo nta nashaka baru nubwo yabo arakonta cyane ufite abana sibyo ufite abana like urimo urabyara abo bana nta rundi rugero bafite nubwo waba udafite abana hari abana bo muri quartier wewe uruta baza bakureberaho bakagira ibyo bakwigiraho byiza nimba utanafite n'abana sibyo ufite ababyeyi umubyeyi wawe yarakureze muri ya dignity yo ku rwego rwo hejuru n'umubyeyi wakuze ngo yakuze mwakuze nyine afite reputation ivuga hariya ngo uriya mugabo n'uriya mugore ni abantu b'imfura nyine batezemo ko n'abana be mugomba kumera gutyo noneho tuvuga wenda I'm sorry to say this amakesi twagiye tuyabona ku bagabo bafite ku bantu bubatse ku bagore bafite abagabo ufite ababyeyi bawe ufite ababyeyi b'umugabo wawe ibaza bo ako hari ikintu kigiye kinanga uzi icyizere ababyeyi bacu batugirira
ababyeyi bacu batugirira icyizere nyine wenda nimba rwabazi ko banakureze nyine babumva kabisa utagomba kuba disappointing. So njye ndibaza iyo ufashe umwanzuro ukarinda ugera nyine kuri bene iriya point mugani wawe nyine wavuze menye nyine ari possession ahari ya satani ashobora nakubwiye kino kintu kiragoye kucanariza je uyu muntu wa mbere wicaye agakora ico kintu nabuze ico muvugaho kubera ko sinzi nimba ari ikintu kimubaho wenda hari nk'ikibazo cyabaye cyangwa niba ari izindi mbaraga ziba zamubayeho zikamugiraho ubushobozi. Niyo mpamvu nakubwiye ngo uyu muntu wa mbere yatunaniye habe n'uwo mwanzuro tuvuga ngo ukwiye kuvuga ngo yego cyangwa oya. Uziko nge kitaraba ataragikora abazi ko awugira ariko abazi ko awufite yoshobora kuvuga ngo yes and no ariko kwisanga muri ico kintu bwaco jewe sino bibonera ubusobanuro bunyi. Niyo mpamvu twimuke tuje kuri uno muntu wa kabiri kuko uyu wa mbere wagikoze ntacu twomuvugaho. Uziko no mu busanzwe ari gizura n'umuntu akagukorera nk'amakosa tuvuge wenda nk'abanyamurenge hari ukuntu turaziranye turavukana mu buryo buri hafi cyane. Hari gizura n'umuntu ashobora ari n'umuntu mukuru ukabona ibintu arimo arakora cyangwa se n'ukuntu akuvugishije wowe nk'umuntu mutoya ntago bishimye ukumva kwera ko turi abantu muri twebwe tufitemo kamere mu by'ukuri irahari. Nibyo navuze ngo byaha twese turabikora n'ubwo wenda mutajya mubibona nkumva ikintu muri nge kirambwiye atari ko se nk'uyu muntu wenda wamubwira gutya na gutya na gutya ariko ukahita utekereza ukavuga ati se uyu muntu ko ndi kubona wenda nyine ikibazo nkatwe noneho bato ntabwo ari buvuge ngo ngewe ahita aravuga ngo wa mukobwa ngo warunaka ngo arubahuka ngo wa mukobwa ngo warunaka ngo ntayihagurukira abantu wenda mu rusengero wa mukobwa warunaka kera ntagikiri kesi yaje bizazama bikurenga ako kanya. Hari ico namaze kubona sinigihe wakoze ikintu gusa no kukureba harazakureba ngo uzugenda karuna ngo azamagenda nk'abantu bakuru twebwe ntabwo badufata nk'abantu ngo azagenda nk'abantu iyo umaze gukura gusa uba wamaze kuba urenze wowe wenyine uba wamaze kera kwinjira ahantu abantu bakureberamo umuryango bakakureberamo societe bakakureberamo ibintu byinshi. So uyu muntu wa mbere rero turamutse tujajinze tukavuga ngo uyu muntu aba yakoshe nyine yego nibyo aba yakoshe ariko ntitwatumenye ikiba camubayeho. Niyo mpamvu tudakeneye kubyinjiramo cyane gusa nyine kitugera hari kibi tukakibona tukumva nyine biratangaje kandi nawe aho wabivuze neza ntago bari baba baragaragaye ari bo babi cyane kurusha batagaragara ahubwo iyo accident yabaye ni umwanzuro mubi wafashwe kandi nanone ufatishijwe ka gakoresho kacu duhorana mu buzima bwa buri munsi twavuze. Biranashoboka ko ibi byasohotse ubu ngubu hoba hari n'ibindi bitasohotse biruta kuba bibi wenda ubu nyine dukunze kubirebera hamwe biruta no kuba bibi ariko bitagiye hanze rwose. So rero uyu muntu wa kabiri reka ariwe tujaho jiyo ni kawe wenda uyu wa mbere reka tuvuge ko uyu wa mbere wakoze iki kintu reka tuvuge ko hari izindi mbaraga ziba zamubayeho hari izindi mbaraga ziba zamubayeho z'umwijima zikomeye akisanga ahantu atobasha kwikura uwo tumuvuyeho kandi siwe mubi kuruta n'abari hano hanze batazabikora. Hari abantu gabaza baca imanza cyane ibintu zo guca imanza tube tubiretse kuko kwanza no ruhande twaganiririyemo si uruhande rw'Imana si uko Imana ibibona kuko Imana ibona ko kurahari. Twaganiriye gusa mu ruhande rw'umuco bisanzwe rwa community rw'abantu ko babana kumenya ko uyu muntu azoja mu ijuru cyangwa atazogenda ivyo ni ibindi ni ivy'Imana. Twaganiriye muri uru ruhande rundi rw'abantu ko turaganira mu bantu ko turaganira mu bantu naho mu muryango ko turaganirira mu muryango naho uruhande rw'Imana rwo n'urw'Imana nyine. So uyu muntu wa kabiri rero ikintu kibi kigezeho habe nubwo umuntu yaba atari inshuti yawe sivyo umuntu nubwo yaba atari inshuti yawe akaba ari umuntu gusubona ati uyu muntu swate n'urugero n'umunyamurenge cyangwa n'umunyarwanda mugenzi wawe cyangwa n'umurundi mugenzi wawe bikugezeho ukumva ko intambwe ya mbere ugomba gufata ari uguhita ufata ca kintu ugahita ucohereza mugenzi wawe. Hari uruhande tutaba twatekereje reka ndukubwire uruhande tutaba twatekereje nuko tawakubwiye ngo mufatire ibanga ariko kino kintu kigiye network aganti yahagaze ujye ugihaye nawe aragiheza undi ujya undi nawe agiheza undi yabiterwa n'ugihaye ugihaye nawe agiheza undi ujye ugihaye nawe none se ujye ugihaye nge nshoreka nkwereka nshora kubona ikintu kikambabaza sibyo nkahita nkoherereza iyo video ahubwo yatewe none hari gitangaza mbonye kandi ndababaye nkabivuga atari mu rwego rwo guseka uwabikoze cyangwa situation yabaye kubera ko uri umuntu wanjye wa hafi cyangwa mba hafi mbese ngashaka kugusharinga
iyo feeling ngize uko niyumvisha uko mbabaye ntashaka kubigira reka nkwerekerera aho bibera tubone ukuvuze kuri wowe wagitanze bimeze neza banze ureke wewe ugitanze bimeze neza ko ugitanganya umubabaro uravuga ati kino kintu kirambabaje nari nshatse kukigusharinga wa wundi ugihaye tuzi umukontorora uzibuke ko utabasha kumukontorora nawe nubwo aza kwereka ko ari inshuti yawe ariko nawe afite indi inshuti yiwe nawe bashobora kuganira nawe arongera giterura giheza undi ukuntu rero ngiye ntekereza haba ikibazo niba ikintu kibi yaba byari bikunze ngo twese tugire ino mindset ikintu kibi niba kikugezeho uze kukivuga ariko kivugeho kera wagisibye ese birashoboka cyangwa ntibishoboka birashoboka kubera ko deja uzi ko ari ikintu kitari ciza muri community niba kikugezeho mbere yuko ujaho ukivuga nabi gisibe numara kugisiba ukibwira undi ariko wagisibye uwo ni jewe niko nje mbitekereza kubera ko kumubwira ngo none ngo kubera iki ngutayinyeretse urebe mwiki niki kirimo ntakintu kirimo umuntu bitewe n'ukuntu uwo muntu mubanye reka nkwereke nushaka kumbwira reka nkubwire ntago ngereka nkubwire nk'ubu rwose tuvuge muri zino saga zose zabaye nge nta muntu nabonye anyohereza ayo mafoto cyangwa ayo mavideo okay ntayo wabonye ariko rero iyo umubona ariko uyu mubona ufite uwo yoherereza keretse uba ifite nk'umuntu umuvandimwe cyangwa se umuntu nyine wawe wa hafi muganira mushobora kureba ikintu mukakirebera hamwe mufite ibyo murimo n'uwabikoreza akagusa ariko sinumva ukuntu nge nawe mfite umuntu muri contact zanjye tuganira ibyo bintu ku buryo abona ikintu akahita kinyohereza atanansabye n'uburenganzira muba mufite uburyo muganiramo n'uwo nubwo muba mufite uburyo muganira menya yuko nubwo muba mufite uzo muziranyeho by'ibiganiro byanyu bya rusange by'inshuti by'abantu b'inshuti gusa menya kuko inshuti yawe n'ubundi nubwo ari inshuti yawe ntabwo uzikontorora irongera ibifata izohereze iyindi rero kuri njewe uko ntekereza ukuntu ibintu bimeze nimba ikintu kikugeze hatari ikintu ciza gisibe numara kugisiba ubone kukivugaho umubwire ati nari foto nabonye yari foto itameze neza ni foto nyine itari n'impamvu ari byo ushaka gutanga proof banzureke n'impamvu iyo proof rero niho bibera bibi impamvu ushaka kuyiprovinga n'impamvu ntoyiguha nabonye ko ari foto mbi mu rwego ndashobora kuyiguha ndikukumva nuko ndigushaka niko kubica rero niko kubimara ariko nutangazwa n'ikintu ukavuga ngo nguriya ni inshuti yanje director hano reka mvuge director twicaranye hano ati director ni inshuti yanjye reka mwohereza noneho tubabarane kino kintu cambabaje tacu uzoba ukoze kubera ko tuzi umukontorora azogifata nawe acohereza undi ahubwo kubica ni igihe cyose ifoto mbi ikugezeho cyangwa video mbi ikakubabaza mu mutima koko nimba hari n'ubibwira ukabimubwira ariko ukabikora wamaze kuyisiba nico nje mbona cyo tanga umuti bitabaye ibyo ngibyo rero kumubwira ngo hari n'umuntu abakeneye gucuruza se bagacururiza gucuruza iki abakeneye gucuruza bagacuruza dufite community umuntu ashobora guhagarara agacuruza ubwambure bw'undi ngo ari bwo yungukamo cyo ni ikibazo gikomeye cyane iyo community yabirimo kuja he nta hantu yabirimo kuja ni ukuri reka mbabwire ikosa ni ikosa kandi warikoze abayamaze kurikora ariko abanabizi ko yarikoze kandi rwose nawe hari igihe biba byanamucitse ariko kuvuga ngo wewe bikugezeho kandi wowe uracari muri senses zawe umeze neza none we ubaye umuntu ubaye mu agent wo gusharinga ikintu kibi kwisi aho niho hari kibazo ariko ngiye hamwe hari igihe umuntu avuga ibintu yarakaye ukavuga ariko se ko nta nko muri ayo ma video wenda yagiye acicikana ntago numvisha umuntu bavuze wenda ngo video ye yabonetse yari wenda nka like a CCTV footage yafashwe wenda mu cyumba runaka uwo muntu yarani usanga nta video yafashwe na telefone ngo yego nyine hamwe batise bundi ibyo bintu mu mwaka bireka bagiye babishyira hanze nibyo nakubwiye mwabikamiye kuri iyo extent okay nibyo nyine nakubwiye ngo ico tureke kukivugaho kuko ntituzi uyu muntu uko yabaye kuri yumvisha uyu muntu yabaye tukuzi tuziga nimba yari yankoye tuzi niba wenda hari izindi mbaraga zamutsikamiye imbaraga z'umwijima zikamutegeka gukora ikintu ico ntiwokimenya twe twahisemo kwivugira kuri uyu wundi wabonye ikintu kibi ariko ari muzima aya maraga hitamo kugitanga akagitamo kugisharinga naho uyu wa mbere tugiye kwanariza ngo ikosa ryakozwe gute ntiwomenye uko uyu muntu yari yabaye zogusiga wenda uko yabaye ejo nawe uzogufata ntawe ubizi uko aba yabaye nawe ejo ndi uzogufata uko ntituzi ngo bimeze gute ariko reka twivugire kuri uyu muntu wacakiriye ari muzima ahatekereza yenda afite n'igitabo agiye gusenga yamara kamavuga ngo reka cohereze inshuti yiwe ijya nshuti ucohereje tuzi uyikontorora igira amanimero y'abantu b'inshuti ze nayo iri buhite yohereza ikintu kikamba gikwira isi yose
none mwabantu mwe ibintu zo kohererezanya ibintu bitameze neza uwagikoze nta kibazo uwagikoze nta kibazo ibyamubayeho ntitubizi biba byamushikiye ntidushaka kuzinjiramo ariko wowe ucakiriye kandi uha utekereza wamara ukumva ko wocohereza ngo kubera ko uyu muntu yagikoze tuhawe mwishuraga ngo reka ngo naje mwishure ngo ubwo yabikoze ngo mzohereza oya tuhawe mwishura simpaka murimo gukiza community rero nuko aya mafoto n'aya mavideo utagomba kuzazugira undi muntu yohereza habe n'abanyamakuru nabo ese ko nta abanyamakuru tuzi babaye abakire baratunga za YouTube zirabinjiriza batashize ibintu bibi nk'ibyo hanze tibahari benshi tibahari Mr Beast ntumuzi azayinjiza miliyoni zingahe iboga abanyamerika barabimenye oya reka abagize abanyamerika tuvuga ko turavuga community yacu twari tuvuze gusa umuntu ufite content izimwinjiriza kandi itagize umuntu isebye barahari ntibariho za comedy tiziba tuzi ko ibyo bakora byose baba badusetsa none se iyo nyungu kumva ko inyungu woyikura mu kintu kibi ibyo biva kuki n'ibintu byiza birahari wokora kandi amafaranga ukayabona rwose rero duhagarike gahunda yo kuzaza ubona ikintu kibi ngo wumve ko ugomba guhita ubundi kuzibukira ikintu kibi nukugisiba nukugica amazi ukagisiba ukayikura muri telefone yawe ntabwo ari ukucohereza umunyamakuru cyangwa ucohereza inshuti yawe magara nimba uzubasha kuyiha ibitekerezo byiza nta mavideo mabi ukeneye kuyohereza kugira ngo ibone ko ari inshuti yawe ivyo birahagije gusa kuko mubanye neza ntago aba inshuti yawe kuko wamwohereje video y'umuntu wambaye ubusa so rero ngiye numva ariko Paul ndabona waraka oya sinarakaye ko ndavuga uko ibintu bimeze nibyo jewe umuntu wese w'inshuti yanjye naje ntawe nabonye ubinyohereza birashoboka ko none mfite inshuti nziza timukaza mutwohereza ayo mavideo timukaza muyatwohereza n'ayo mafoto na boundaries ni ngombwa ziba zikenewe ibyo rwose nubwo waba uri inshuti yanjye reka tuzabe inshuti nyine neza dukomeze tuyibe mu bindi ariko kunyohereza ifoto tazo nkeneye kandi nanje tayo nzokohereza uwo mubano ushingiye ku mafoto n'amavideo tuwuce tacumaze ni ugusebya community no kwishira hanze so rero nje ndumva ari uko nguko umuntu wa gatatu nari navuze mbabwire n'uwa gatatu se reka uwa gatatu nzobumubabwira undi munsi reka ndekera aho ngaho ibyo ntacyo mbyongeraho pe urabisoba nyine nari ndimo ndagerageza mu by'ukuri byo nari ndi kuvuga ngo ushaka kugira gutya si uko wenda ntekereza ko ariko bigomba kugenda ariko nari ndimo ndashaka kwimagina nyine icyo umuntu aba yatekereje kugira ngo akore ibyo ngibyo kubera kutazi uko yaba yabaye na ndi kuvuga basharing ibyo baba batekereje usharinga we aba iwe namahitamo iwe namahitamo wenda uyu nguyu wundi we twanze kumuvuga nti tuzi nimba nawe ari amahitamo ntabwo tuzi niba kiba camufashe kindi ntabwo tubizi yahanzwe okay so icyanyuma nshaka tuvuga kuri iyi sije ni ukuvuga ngo ibyo byarabaye nyine turumirwa turabibona turababara nyine ushoboye gusenga abwira Imana ati Mana rwose tabara abantu nyine ubereke inzira nziza yo gucamo n'ibyo bagomba gukora ariko njye ku giti cyanjye hari ikintu nagaye umwuka uba mu bantu sibyo nimba ibintu byabaye ariko umwuka utubamo wo kwisobanura hamwe bidukoresha amakosa kuko ntago uba wanyandikiye ngo umbwire ngo mwene data ibi bintu ni ABCD cyangwa se mbifashe gutya icyo nshaka kuvuga reka mbivuge gutya ugasanga abantu habaye ico kintu nimba ari njye wenda biragatsindwa nimba nyine ari video y'umuntu burya yagiye hanze uratinya kwitangaho urugero ufite ubwoba ubwo rugero sinimo ndarwumva sawa nimba ufite ubwoba ukahita ubona kera immediately amakuru abaye immediately urimo urampostinga why kurabikorera nde niko ushaka guclearinga ushaka iki urimo urashaka gutwereka iki icyo ngicyo kirakomeye naco icyo nshaka kuvuga ni iki
nta uvuze ngo ingo zabayemo amakosa zitandukanye biragatsindwa ko abantu bahuye bahujwe n'urukundo batandukana sibyo ariko icyo nshaka kuvuga ni nta icyo kintu kikumvisha ko hari ubusobanuro tugomba ko hari ibintu ugomba kutwereka biragaragaza ko muri wowe ntago umeze neza yego sibyo ese twaba turi ubwoko bw'abantu bameze bate batajye babashoke ngo bagire agahinda bafata umwanya wo kudigestinga ikintu cyabaye kikubabaze cyangwa se ubanza unagitekerezeho nushake ntunababare kuri extent wenda yari yo yose nimba uri n'umuntu uri calm wenda kuri urwo rwego rw'igitangaza it's okay good for you Imana ishimwe ko yaguhaye ubwo bushobozi bwo kuba calm ariko uwo mwuka wo gushaka kudusubiza ngo nimba habaye kinga ubwo ngewe ngo bati ngo batanatekereza ko nje n'umugore wanje ari ikibazo dufitanye cyane n'umugabo wanje ngo reka naje ngo mite post no don't do it in fact biratweka gusa ko mufitanye ibibazo no guceceka ibintu byo kwactinga uri muri actinga ibintu byo kwactinga ukactinga ko nta kibazo wagize ntivyari bikenewe ahubwo wowe shaka uburyo ukemura caka kibazo kira muri wowe ukire naho kwereka abantu ko ari nta kibazo cabaye iho ndatekereza ko kiba ari ikinyoma ko nta muntu utababara nta bwoko butababara no uri muri ni denyinga iyo denial iyo umuntu yahuye n'ikintu akaba muri denial biragoye ko ukira kuko ntago uri muri acknowledging ikintu cakubaye uzi ko bino bintu niyo umugore wawe cyangwa umugabo ataba yabikoze ariko bagafata izina rye bakarishyira hano hanze tujuru bishobora kugukoraho bikakubaza we nk'umugore we cyangwa umugabo se kuki umugore wanjye bino bintu ukabitekerezaho ariko no sinumva ibintu byabaye nyine byagaragaje n'amafoto sinobona ikosa ryakubayeho wowe uri madamu wanje ngo nihutire kuja gupostinga ngo aribwo abantu bamenya ko ari nta kibazo cabaye kiba cabaye ahubwo icari kuba ciza wowe turabizi ko wababaye genda ufata umwanya ubitekerezeho wiyegeranye ukirevye indani ukirevye mu mutima numara gukira ubguza wenda niba hazabaho gusabana imbabazi ni byiza hazobaho kongera kwiyunga ariko muri uwo mwanya bikiba ugahita upostinga ifoto ya mugenzi wawe cyangwa y'uwo byabayeho umwihanganisha cyangwa uvuga ko nta kibazo we ntaco bigutwaye ico ni ikinyoma cambaye ubusa ni ikinyoma kandi dore mbereke no kuvuga ngo twese tugira amarangamutima ntitukabeshyanye ibintu bidukoraho bikadukoraho nyine ku rugero runaka sibyo so uwo mwuka rero bizatuma wowe utabona amahirwe yo kwicara ngo witekerezeho ukire oya tuzagira umwanya wo gukira n'igihe uje no kubabarira umuntu wawe kubera ikintu yakoze cyangwa se no kubyirengagiza byirengagiza cyangwa se umubabarire from a point of understanding yuko wabanje kwicara ubitekerezaho ubona si impamvu igomba kubasenyera n'umwanzuro wakuvuyemo bitewe n'ibyo watekereje mu mwanya wawe warutuje uhise wihuta ugasa naho hari abaguteye no ushaka kubahangana nabo urimo urarwana urimo urabereka ko ngiyewe bino ntabwo byansenyera nta wakubwiye ngo bigusenyere nta n'uwavuze ko bigomba kugusenyera wewe banze ubitekerezeho iyiteho kandi n'abantu nabo nyine wenda ubusanga tuba tuvukana n'ibiki ngo mwuka byaramwenga ibi bintu ngo gira gutya ngo ibi ngo ntago ngo byashoboka ngo babwire please muve mu matwi y'abantu mureka abantu batuze kandi ikibazo bino bintu bibakungoza abantu bakiri batoya abantu bakiri bato tuba dufite urugendo rukomeye turimo turiga ibintu byinshi turimo twiga kwimenya tuza tugorwa n'ikintu gitoya kitari n'ikibazo n'umugisha muto n'umugisha wenda nta mugisha muto hari n'umugisha Imana yatanze mu rugo kubera ko nawe ari mushasha mutigeze muubona nawo hari igihe biza bishaka kubagora nko kubijera nkanazwe no ikintu nk'ico caje ari kibi kigatsikamira amarangamutima yawe kuri urwo rwego mureka abantu bicare batekereze bakire umuntu wakize azafata umwanzuro akavuga ati umuntu wanye ndamubabariye cyangwa se mfashe umwanzuro w'ikintu kitazadutandukanya kubera impamvu iyi ni natekerejeho ariko ibyo gushaka gufata ibintu mu muyaga ngo hitunga ubikubiranya ngo iminsi ibiri ngo bite bishira ceceka nuceceka ntutuvugishe birashira no guceceka ni igisubizo cyane no guceceka nabyo ni igisubizo nyine biba bigaragaza ko ufite umwanya uri muratekerezaho ibintu biraboneka yuko muzukura abantu badafata igihe cyo kwiha umwanya ngo imitima ikire ahubwo umuntu akaza yenda asa n'umuntu usa n'uwatewe noneho haje guhangana n'ibyo byamuteye cyangwa se n'abo bamuteye ariko ni byiza ko niba ikosa ribaye umuntu agomba gufata umwanya wo gukira by'indani byo mu mutima
imyanzuro yose afata akayifata ishingiye akayifata ivuye aho yatekereje apana ivuye kukuba wumvishe cyangwa se kukuba utekereza uko abantu baye batekereza ko haba hari ikibazo kigiye kuba wenda mu rugo iwawe noneho ngo uhaguruke ugiye kubereka ko ari ntaco kiri bube ahubwo nugukira by'indani mu by'ukuri rero bantu bacu dukunda namwe mudukunda ntabwo twaje hano kugira ngo tubereke ko nyine hari ikitangaza cyaba ariko mu by'ukuri tuba twungurana inama kugira ngo nimba hagaragaye ikintu tufashanye mu bumenyi buke cyangwa se mu uko tubitekereza guke turebe ko bico kintu gishobora guhagarara mu nama twatanga dusoza ikijanye no kunyohereza ifoto y'ubwambure cyangwa ibyo twavuze ngo nje ntawe nzoyohereza nawe ntakayinyohereza twese tubyumvishe gutyo tukumva ko ifoto ikugezeho bwa mbere gukemura ikibazo atari ukuyohereza ahubwo gukemura ikibazo ari ukuyisiba ico gihe ikibazo ndatekereza ko kizokemuka kandi neza rwose naho abagize byago bakisanga muri iyo situation turabihanganishije nimba ari n'izindi mbaraga zari zababayeho navyo ubwo nyine n'imbaraga z'umwijima ariko nazo tuzigiraho ububasha rimwe na rimwe so rero mu by'ukuri ndatekereza yuko ari uko twaba dusoreje ndahangaha tuzakomeza tubiganireho n'ibindi kandi nawe muntu utanga amavideo ubihagarike rwose ntaco bimaze nako utanga ugenda ukwirakwiza ivyo bintu ntaco bimaze rwose ni ibintu bitadufite si ijambo ry'Imana aho si ukwerekana igikorwa wenda cy'urukundo twakoreye umuntu ntaco bitumariye ni ubwambure busanzwe nta kintu bitumariye nuko nguko ngayo nguko murakoze rero turabashimiye ikiganiro nyine abaguye mu makosa bitekerezeho arayo gusora amavideo ari nayo kuyasakaza twese nyine twikosorere hamwe kandi nyine twiringira umwami Yesu azodufasha kandi hari wenda arako nari nsize hari nuwo izo bishobora kubaho bikamubera ikintu gishobora gutuma bimubera nk'igisebe mu buryo yumva yarakomeretse kubera ikintu yakoze ico gisebe n'Imana izikimara n'Imana izikimara mu by'ukuri nimba wumva ufite igisebe kubera ico wakoze cyangwa niba ari ipica y'umuntu watanze cyangwa wenda wowe ari ipica wakoze ico gisebe n'Imana izikimara kandi Imana izayongera ikakwakira nk'umwana wayo ikunda kandi ishaka kwakira Imana rero niyo yagukiza yonyine naho amagambo y'abaturage ntaca azakumarira kandi icyaba ciza abantu benshi bazakora ibyaha aho guhunga aho kwegera Imana bakayihunga twegera Imana nizadukiza imitima n'imibiri nuko murakoze rero numva nasoreza aho ngaho bye.